I can't promise you that I will bring you all home alive. But this, I swear. Prince des Enfers. Ecclesi rero ati tugomba guhagarika gutinya Akeho, kubera yuko ubwo bwoba dutinya Akeho buragenda bugahumanya ubuzima bwose bw'umuntu, maze biriho byose bukabisiga umukara w'urupfu, ntibusiga icyizere na gito cyo kubaho. Ibi bisobanuye ko ubwoba bw'urupfu ari bwo buza abantu kwishimira iki gitangaza cyitwa ubuzima twabonye. Ecclesi nanone yigeze kuvuga ati, mu mitwe yanyu mujya mumenya ko isingiro ry'ibi byose bibaho ku bantu kuva ku ngeso mbi kugera ku bugwari ari ubwoba bw'urupfu. Uzabeho urwanya ubwo bwoba maze urebe uburyo ariyo nzira yonyine yo kwigenga. Bisobanuye ko ubwoba bw'urupfu n'ibikorwa byo kugerageza kuburwanya no kwigizayo urupfu ari byo birutuma isi imera ukumeze uku nguku. Ikintu cyose gikorwa kuri iyi si kiba gifitanye isano ya hafi cyangwa se ya kure n'urupfu. Indi ngingo ishimangira ko filozofi ishingiye ku kurwanya ubwoba bw'urupfu ni uburyo umwe mu babyeyi ba filozofe umugireki witwaga Sokarate yapfuye yishwe muri 399, ariko karinda apfa nta kimenyetso na kimwe agaragaje cyo gutinya urupfu. Niba uyu munsi twemera ko ibitekerezo ari byo biyoboye isi, tukemera ko no gufata icyemezo cyo kwigura intwaro abantu bakarwana biba biturutse ku bitekerezo, kenshi intwaro zikanarwanya abafite ibitekerezo, tukemera ko uyu munsi umuntu ukomeye w'umuhanga kurusha abandi ari we ufite ibitekerezo, ngo ngiye mu myaka 2500 ishize umuntu wabaga akomeye yabaga ari umurwanyi ku rugamba, nuko iyo myumvire yahinduwe n'uyu mugereki witwaga Sokarate. Muri myaka 431 mbere y'uko Yesu Kristo aza mu isi, umujyi wa Atene mu Bugereki wari umujyi wigenga nk'igihugu, Cité Ega, ariko kikaba igihugu cy'igihangange mu bihugu byose igereranya inyanja ya Mediterane. Atene yategekwaga n'umwami witwaga Pericles ukomoka mu muryango w'abategetsi n'ubundi. Yari yarubatse ubwami bukomeye mu by'igisirikare cyo mu mazi, kandi bukaba ubwami bukize kubera ko bwakoreraga ubucuruzi bwambukiranya imipaka kuva mu Bwongereza kugera mu Buhinde. Iki gihe Atene yari demokarasi. Icyemezo cyose umwami yajyaga gufata yabanzaga kubaza abaturage. Hakundaga kubaho intego y'abaturage, buri muturage agatanga igitekerezo kuri buri ngingo. Umunsi umwe mwaka wa 431 mbere ya Yezu, Pericles yazanye mu nteko y'abaturage igitekerezo cyo gutera igihugu kimwe cyari gisigaye kitaratinya Atene kandi yari gihangange, Sparta. Yasabye abaturage gutora yego, maze agategura intambara igamije gutsinda Sparta, ubundi Atene igahita ibigihanganye kitanyeganyezwa mu bihugu byose byari bituranye nayo. Abaturage nabo bifuzaga ko igihugu cyabo kibigihangange, maze batora yego. Sparta nayo yari umujyi w'igihugu nacyo cyo mu Bugereki, ariko kikaba gikomeye cyane mu kurwana intambara yo ku butaka. Abana b'abanyesparta batozwaga mu by'intambara bakivuka, kubera ko umuntu ukomeye icyo gihe ntabwo yabaga ari umunyabwenge, ahubwo yari umurwanyi. Kugira ngo bashobore gutsinda iyi ntambara, umwami wa Atene Pericles yasabye abaturage baturiye imipaka kuva mu mipaka bwabo bakajya kubakambitsa inyuma y'ibikuta byari bizengurutse umujyi, kugira ngo ubutaka bwabo bukoreshwe mu kwitegura intambara. Mu baturage bari bemeye kuva mu byabo bakajya mu nkambi zari zizengurutse umujyi, hari harimo umugabo utarumvaga neza iby'iyo ntambara n'impamvu iri gutegurwa muri ubwo buryo. Yari umugabo wasaga n'uri ku ruhande mu muryango mugari w'Abanyatene, Sokarate. Sokarate yari umugabo utari mwiza mu birebana n'isura cyangwa se mu migaragarire. Yari afite umutwe munini cyane, akagira amaso manini cyane n'izuru ruteruye mu buryo utari bwiza. Muko yagaragaraga byari ikinyuranye cy'imiterere n'imyumvire y'abagereki b'icyo gihe, bakundaga ibintu byiza kandi bakaba abantu bavumbiye ibipimo by'ibintu, kuva uburyo wumvaga ibintu byose bikwiye kuba bipimye mu buryo budasumbana na gato. Sokarate yari umugabo wahoraga azenguruka imihanda ya Atene yambaye ibirenge nta n'udukweto, yiteye kimeze nk'igishura cyonyine. Ntabwo yitaga na gato ku buryo asa cyangwa se agaragara, nta nubwo yitaga na gato ku migenzo n'imyumvire y'umuryango mugari w'icyo gihe. We icyari kimuraje shinga byari ibitekerezo gusa, kwibaza kuri buri kintu, kumera icyo amazi asukika, kubera icyo abantu barimo gukora ibyo bakora. Iki gihe abagereki bari bayoboye isi mu birebana n'ubuhanga n'ubuvumbuzi. Bari baramaze kuvumbura ko inyenyeri atari imana cyangwa se ibinyabuzima byo gusengwa nk'uko byari bimeze hirya no hino ku isi. Bari baramaze kumenya gupima uburebure, bazi gupima ubugari n'umurambararo w'ibintu.
bari baramaze kwivumburira uburyo bakurikira inyenyeri zikabayobora, bakaba bava mu gihugu kimwe bakajya mu kindi bakurikiye inyenyeri. Mu nkuru ivuga ku buzima bwa Yezu wavutse nyuma ya Sokarate, abami bagiye kuramya uwo mwana Yezu wari wavutse bayobowe n'inyenyeri. Ibi byo kuyoborwa n'inyenyeri ni ubuvumbuzi bw'Abagereki. Abagereki mu gihe cyabo bari abahanga, baravumbuye ibyo wagereranya na interineti uyu munsi. Sokarate ibi byose nta kimwe na kimwe byari bimubwiye, yabonaga ari ibintu bidafatika. We icye cyari ibitekerezo n'imitekerereze. Uburyo bwe bwo gutekereza bwari bushingiye ku kuri kw'ibintu no gushyira mu gaciro. Mu mihanda ya Atene yirizaga umunsi wose aganira n'abantu, ahagarika abahisi n'abagenzi, akabaza ibibazo biyumva ntacyo byakugezaho. Ubwo hitegurwaga intambara, abaturage 150 bari baroherejwe mu nkambi hanze y'umujyi. Sokarate niwe wagize amahirwe yo kwisanga mu bantu benshi, noneho akajya yohereza umunsi wose arimo kubigaho bitamugoye. Hora agashidikanya ku buryo abantu bahisemo kubaho. Ntabwo yiyumvishaga uburyo bahisemo kuba mu buzima. Yahoraga abaza ibibazo ku kibi n'icyiza. Buri gihe yabaga abwira abantu ko atiyumvisha ubwoko bw'indangagaciro n'imico bahisemo. Umwe mu bamukurikiraga wari warakunze imibereho ye, ndetse yaraniyemeje kuba umwe mu bigishwa be cyangwa se intumwa ze, witwaga Gizinofo. Yanditse uburyo rimwe mu gikorwa cyo gusangira, Sokarate yemeje abavugaga ko ari mubi ku isura, ko ahubwo ari we mwiza kubarusha bose. Yarababwiye ati, mfite amaso meza kurusha ayanyu mwese, ayanyu areba imbere yayo honyine, mu gihe ayanjye areba no ku mpande. Amasuru yanjye nayo ni meza cyane kurusha ayanyu, kubera ko imyenge y'amazuru yanjye ikoze ku buryo wumva impumuro zose zivuye imihanda yose. Kuri Sokarate dukwiye gufata ibyemezo ku cyari cyo cyose dushingiye ku cyiza n'ikibi. Mu maso ye, ubwenge mu kwitekerereza ushobora kukugeza ku cyo ushaka cyose muri ubu buzima. Ndababwiza ukuri yuko ikintu cyiza kurusha ibindi byose mu buzima bw'umuntu ari ugutekereza no kwibaza ibibazo ku bintu bidasanzwe wumva. Ubu buzima utibazaho uyu munsi ntabwo ukwiye kububamo. Mu gihe Sokarate yamagara igihe cyose aganira n'abaturage mu nkambi, intambara hagati ya Atene na Sparta yaratangiye. Ku bw'ibyago Atene irayitsindwa, kubera ko intambara hagati haje kwaduka icyorezo cy'ubushita kimara ingabo ku rugamba, cyica 1/3 cy'abaturage, cyica n'umwami Pericles. Intambara ikirangira, abajenero bari barayoboye urugamba bose barafunzwe ndetse bakatirwa kwicwa, bahawe uburozi bwitwaga sige. Bashinjwe kuba barasize imirambo y'ingabo zishwe ku rugamba aho ziciwe. Ntibayishyingura cyangwa se ngo bayizane mu rugo ishyingurwe mu cyubahiro. Mu gihugu cyose abaturage batoye yego batoreka abasirikare bakwiye kwicwa. Sokarate wenyine ni watoye oya. Iki gihe abantu barwaniye gufata ubutegetsi muri Atene ngo basimbure Pericles. Sokarate we yakomezaga kugaragaza ko adashyigikiye ibyemezo byose abagenda bifatwa n'ubutegetsi. Ntabwo yemeraga ibyemezo byafatwaga, ntabwo yemeraga imyemerere yari icyo gihe, ntabwo yemeraga imigenzo n'imico y'Abagereki, ntabwo yemeraga ko ari ngombwa ko igihugu cyishora mu ntambara kigamije gusa kugaragaza ubuhangange bwacyo. Yatangiye kuba ikibazo mu miryango mugari, ndetse atangira gutunga intoki ashinjwa kuba ari we ukurura umuvumo Atene igatsindwa mu ntambara. Yarafashwe ashyirwa muri gereza, atorwa inteko iburanisha. Sokarate ajya munwa mu rukiko mu ruhame. Yahawe igihe gito cyo kwiregura ku birego byose yashinjwaga byo kurwanya no kutemera imibereho, imico, imigenzo n'imiyoborere y'Abanyatene. Mu kumuha umwanya wo kwiregura, basukaga amazi mu kabindi, ako kabindi karimo amazi bakagafumuramo umwenge, amazi akajya anyura muri uwo mwenge asohoka yisuka mu kandi kabindi. Sokarate agatangira kwisobanura ari uko ayo mazi atangiye kuva mu kabindi kamwe ajya mu kandi. Yashiramo ijambo yahawe rikaba rirarangiye. Mu rubanza Sokarate ntabwo yigeze agaragaza uguhangayika na guto imbere y'abashinjacyaha. Yavuze ko ibitekerezo bye bitigeze byangiza imico, imigenzo n'imyitwarire ya Atene, ahubwo ko byatumye igihugu kiba cyiza kurushaho. Ntabwo yigeze na rimwe ashaka ko urukiko rumugirira impuhwe, ahubwo no mu iburanishwa rye yari agihangayikishijwe no kuba abacamanza ubwabo batarahinduka wumve ko imibereho yose ikwiye kugengwa no gushidikanya kuri buri kintu.
yakundaga kubivuga ati ubuzima butibazaho ibibazo ntacyo bimaze kububaho. Inivikuno kon examinu pa novo pa de travail pi connaître moi. Bamubwiye ko kuba mukatiye urubanza rwo kwicwa, maze araterura akaho kugira ngo monyice, ahubwo ngiye ndumva mukwiye gutegeka ko iki gihugu kingaburira mu gihe cyose nshigaje ku isi kubera uburyo nafashije mu guhumbura abaturage bacyo. Wese utekereza uburyo abacamanza bahise barebana akimara kuvuga aya magambo. Nanjye nuko nibyo bamukatiye urubanza rwo kumuha uburozi bwo kwita sigi, bamusabara kuvuga ijambo rya nyuma, maze araterura ati igihe kiregerageze ngo dutandukane, buri wese afata inzira ye, njye fashe inzira y'urupfu, mwebwe mufashe y'ubuzima. Hagati yanjye namwe ninde ugiye kurigira ejo hazaza heza? Icyo kibazo nta n'umuntu n'umwe wagisubiza usibye Imana yonyine. Yasasubizagwa muri gereza aho yari afungiwe. Akoresheje urupfu rwe, Socrate yaragiye guhindura umujyi wa Atene n'abawutuye, yaragiye guhindura imibereho y'abatuye isi bose. Umuntu wahabwaga ubu burozi yapfaga babaye cyane kubera ko bwabura uburozi bugera mu mubiri bukagenda buca intege buhoro buhoro ubwonko bw'uwabunyoye. Mu masaha make imbere y'uko ahabwa uburozi, Socrate yakomeje kuganira n'inshuti ze byazaga kubusura no kuganiriza kenshi. Yafashe amazi arakaraba, aravuga ati ni ngombwa cyane kubanza koga mbere y'uko umura uburozi kugira ngo ndinde abarogora inzira zo kuza kunza umurambo. Amaze gupfa nibwo ibitekerezo n'amahame ye yakwiriye ku isi hose. Nta Mugereki yari inshuro ya mbere habaho intwari y'ubundi bwoko. Intwari itari indwanyi, ahubwo ikaba umuntu ufite ibitekerezo n'imyitwarire yahindura imitekerereze n'uburyo abantu babona isi. Atene ntabwo yongeye kuba umujyi w'igihangange mu burwanyi, ahubwo yahindutse umujyi w'ubwenge, la cité du questionnement intellectuel. Wabaye umujyi w'ibiganiro mpaka, aho abahoze ari ibigishwa ba Socrate bahuriraga bakaganira ku ngingo zirebana n'ubuzima. Wabaye umujyi w'ubuhorurwa abantu bibaza ibibazo nka kubera iki ibintu bimeze uko, ni gute byahinduka. Uwitwa Plato yahereye aho ngaho yubaka imitekerezo bigamije kubaka umuryango mugari n'ubuzima. Aristote azana ibirebana n'isi n'ibiriho, bityo batangirije amasomo y'ibinyabuzima. Ibitekerezo byakwiriye ku isi hose. None dore uyu munsi mbere y'uko abantu cyangwa se ibihugu birwana, babanza no kugirana ibiganiro. Bisa nkaho umuhanga uyu munsi atari umurwanyi, agakemura ibibazo cyangwa se akanabyirinda. Socrate akimara gupfa, ibitekerezo bye abantu barabikunze, barabihererekanya, havuka abandi befilozofe. Gusa ibitekerezo bya Socrate byaje gucikamo intege, bivamo amoko menshi n'ibitekerezo n'imyemerere. Ibyinshi mu bitekerezo bye uyu munsi tubigenderaho bitadusabye kumutekerezaho. Amoko atatu ya filozofi cyangwa se imitekerereze yakomotse ku bitekerezo ya Socrate ni igitwa stoicisme, epicurianisme n'ibyita skepticisme. Reka tuvuge kuri ibi ebise epicurianisme. Iyi ni imitekerereze n'imyumvire igamije kwigisha abantu gushaka ibyishimo bidashingiye ku bintu bigaragara, kandi bikaba ibyishimo byihoraho bitabaye ngombwa ko abantu basinda. Babyita modest pleasures. Ni inyigisho zahimbye n'Umugereki Epicurus mwaka 307 mbere y'uko Yesu Kristo aza mu isi. Muri Epicurianism bavuga ko umuntu yishimiye kurusha abandi ku isi ari ufite ibyishimo bidafitanye isano n'ububabare. N'ibyishimo bitangwa n'inzoga ntabwo ari ibyishimo by'umwimerere kubera yuko bifite ububabare bubiherekeza ku bunsi ukurikiye wo wanyweye inzoga, hangover cyangwa se berdokwa. Ubundi bwoko twari tuvuze bw'imitekerereze cyangwa se imyemerere tuturutse kuri Socrate ni ubwoko bwa filozofi bise skepticism. Socrate kenshi aho yabaga ari kuganira n'abantu yabaga ameze nkaho ari we njiji ya mbere iri muri abo bantu. Yakundaga kuvuga ko nta cyazi ndetse kabaza ibibazo byinshi. Yigishaga abantu atabinyujije mu buryo bwo kubabwira ko hari ibyo abarusha akwiye kubigisha, ahubwo akabigisha bisa naho ari we barimo kumwigisha. Kora nkaho ntacyo uzi ahubwo kushaka kwiga. Niyo mitekerereze iri mu byo bita skepticism. Ba nyiri imitekerereze bumva ko umunsi wavuze ugashimangira ko ibintu bizi neza, uwo watangiye inzira yo guhagarika kongera kwiga ibindi ndetse no kugira ubumenyi bushya uvumbura. Bemera ko uburyo bwo kwiga bihoraho
ari ukugaragaza ko ntacyo uzi kugira ngo ukomeze wige. Ubwoko bwa gatatu bwa filozofi n'imitekerereze yakomotse kuri Sokarate ni ibyitwa Stoicism. Iyi niyo mitekerereze ikomeye kandi yagize akamaro mu myigisho zose abantu bakuye kuri Sokarate. Stoicism ni imyumvire yigisha abantu ko umuntu urusha abandi bose bo ku isi ubwenge aba ari umuntu ushingiye mu mibereho ye yose kubera ku isi cyangwa se ku bibano n'ubuzima. Umuntu uri stoike cyangwa se ugendera kuri iyo myumvire atinya ikibi cyonyine muri ubu buzima, gutatira indangagaciro ze cyangwa se kunanirwa kwigenzura ubwe. Uyu muntu ntabwo agira ubwoba bwo kubabara, ntagira ubwoba bw'urupfu, ntagira ubwoba bw'ubukene, ntatinya ikintu icyo ari cyo cyose atagenzura. Ikintu cyonyine atinya ni ukwirekura, ni ukunanirwa kwifata. Dore ko abantu bagendera kuri Stoicism batekereza: ntabwo ushobora kugenzura uko isi zizenguruka, ntushobora kugenzura uko isi izenguruka izuba, ntushobora kugena uko imvura igwa cyangwa se izuba riva, ntushobora kugenzura niba ubwato buri burohame cyangwa se butarohama, ntushobora kugenzura niba hari bubeho impanuka cyangwa se ariyo mpamvu haba ubwishingizi, ntushobora kugenzura abandi bantu. Ariko hari ikintu kimwe cyonyine ufite ubushobozi bwo kugenzura, ushobora gutegeka muri iyi si. Icyo kintu ni wowe ubwawe. Aba bemera ko umuntu wa mbere urusha abandi bose ubwenge kuri iyi si ari umuntu ushobora kugenzura umubiri we, umuntu ibyo agomba gukora kandi akakira ibiva mu byo yakoze byose, akaduha uko yatitaye ku bandi cyangwa se ku bindi, ahubwo kubera ko abandi cyangwa se ibindi bitari mu byo afite ubushobozi bwo kugenzura. Bimwe mu mitekerereze y'abantu bari stoike cyangwa se bacengewe n'iyi mitekerereze irimo kuba wamubona yapfushije umuntu ntumubona arimo kurira. Ibyo turabizi twese kubera ko urupfu ntabwo ari mu byo agenzura, ariko amarangamutima ye atuma arira ashobora kuyagenzura, bityo akazireka akababaro bikamufate. Gashobora kumuhamagara bamubwira ko yatsindiye miliyoni 100 z'amadolari, akababwira ati murakoze. Ibyo gusa kubera ko ntabwo ashobora kugenzura abandi bantu bafite ibyo bamugenera, ariko amarangamutima ye y'uburyo bwo gupima ibyishimo bye arayigenzura. Ibyo bibaho. Aba birinda gutekereza cyane ku by'ejo hazaza kubera ko ejo hatari mu byo bagenzura. Stoicism ni imwe mu mitekerereze n'imyemerere umuntu yagira akarangwa n'imyitwarire ubundi yigishwa mu madini. Ni imitekerereze